Hello and welcome to the International Youth Fellowship Online World Culture Camp. I am U.S. Senator Dan Sullivan from the great state of Alaska. Congratulations for being here today, for being a leader and being actively engaged in empowering youth like you around the world. Now look, we all know that the COVID-19 pandemic has changed our lives around the world, and the impact on our youth has been no exception. As a matter of fact, it's been great and difficult. It's been very difficult to be isolated and restricted from being with friends and loved ones and participating in activities that you love, going to school even physically. But I've also seen many incredible examples of youth around the world, certainly in my great state of Alaska, showing leadership and engagement to help in their communities, even during this very significant pandemic. I hope you are inspired by the programs, lectures, and activities being offered at this year's IYF Online World Camp. Just being a participant today shows your commitment to yourself, your future, and to serving others. I encourage you to listen deeply, work hard to understand each other's viewpoints, and collaborate to find common ground. No matter what you choose to do with your life, be it a teacher, an engineer, a healthcare worker, a minister, a homemaker, I encourage you to find ways to serve others. Public service. Service to others will bring you fulfillment. I guarantee you that lasts a lifetime. And before I end, I want to share some of the great work that IYF youth in Alaska are engaged in. Last year, our local IYF youth last summer joined me and the former ambassador, Korean ambassador to the United States, the Honorable Ambassador Chu Yeon-hee, in a ceremony to honor Alaska's Korean War veterans. The IYF choir performed a beautiful rendition of the Korean national anthem and played a very important role in this special event. I can't thank them enough. It was a really, really powerful, moving, important event in Alaska. So thank you again for the invitation to say a few words of welcome. I hope you have a wonderful conference. Keep up the great work. Best wishes to you all, and know we will get through this pandemic stronger, more resilient than we've ever been.
The
Bwana Yesu amezaliwa. Mwiriwe. Reka dusome muri Bibiliya mu gitabo cya Yohana igice cya 8. Turasoma Yohana igice cya 8 guhera ku murongo wa mbere. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero, abantu bose bazahari aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Kandi Mose mu mategeko dutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha bari ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza kuheruka, hasigaye Yesu wenyine wari uhagaze hagati na wa mugore. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore, b'abandi bakoregaga bari he? Ntawe ugucireho iteka?
ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Dusomye kugeza ku murongo wa 11. Ibintu byose by'iyi kampu birimo kuba kuri Zoom. Rero nanjye ndabashije kujyamo ndeba ibyigisho by'abandi bantu. Numvise icyigisho cya Pastor Kim Gisang, numvise n'icyigisho cya Elder Pan Mungtek. Elder Pak Mungtek ni umunyamategeko avuga neza cyane. Nabonye neza ko yakurikiranwa cyane kuri Zoom. Ni byiza cyane. Numvise n'ibyigisho by'abandi bantu nabo. Rero iki nicyo nshaka kuvuga. Bibiliya y'Igikoreya igizwe n'amapaje agera ku 1800. Kandi nk'uko mubizi Bibiliya nta mafoto igira. Yuzuyemo gusa amagambo yonyine. Nta n'umwanya urimo ubusa. Ese kuki Bibiliya yagombye kugirwa nini cyane? Ibyo nabitekerejeho. Ese kuko ntibari kuyigira ntoya? Ari gukora ku bitekerezo by'umuntu biruhije? Natekereje ko Bibiliya yagombye kuba nini kugira ngo ibashe gucengera muri cyangwa se gusubiza ibyo bitekerezo biruhije cyane by'umuntu. Yego ndashaka ko ibitekerezo bidafite umumaro. Iyo umenye neza umutima w'Imana muri Bibiliya ubasha kugira ikiruhuko, ukagira amahoro, ukagira ubuzima bw'ibyishimo bw'umugisha. Usoma Bibiliya gusa bisanzwe, ariko iyo dutekereje ku mutima w'Imana, iyo itekereza kuri ibi bintu, imitima yacu itangira kwimukira mu yindi si nshya. Mu yandi magambo Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi Imana yanditse ijambo ryayo. Ahari wenda niba ari umwanzi simbizi, nubwo wenda yaba ari ikirara simbizi. Wenda Imana niba yari igamije kuba yatwica simbizi. Niba Imana ari Imana idufite urukundo rutagira akagero, bivuze ko amaso yacu asoma Bibiliya yaba atandukanye cyane bitewe n'uko tubibona. Gusa ikibazo ni uko Imana ntabwo aribaho mu isi gusa. Hari icyaremwe cyitwa Sekibi, Satani. Uwo ngo ntabwo ashobora kwihanganira kubona tubanye n'Imana mu rukundo, mu munezero no mu kiruhuko. Sekibi Satani aduteza urujijo mu mitima yacu, akaduteza kutizera. Mu gihe dusomye ijambo ry'Imana tukamenya ubusobanuro bw'ijambo, tukamenya ko Imana idukunda. Kuri ubu ngubu umuhungu wanjye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhungu wanjye yarakuze, ubu ni mukuru. Ariko bibaze wenda ngomba kureka umwana wanjye muri Amerika afite imyaka 2, nkamureka mu gihe cy'imyaka y'ibinyecumi byinshi. Icyo gihe ntabwo napfa kuva muri Amerika. Nabwira umuhungu wanjye ibintu byinshi cyane azahura nabyo mu buryo burenze ibihumbi n'ibihumbi. Nashaka n'abandi bantu bandi bo kuzamwitaho.
kandi uwo muntu nawe namufata neza rwose, nkamwitwara neza. Uwo muntu nkamuha n'amafaranga, nkamubwira nti ugomba kwita ku mwana wanjye nkabimusaba. Nagenzura niba uwo muntu koko ari uwo kwizerwa. Nakora imirimo yose ikenewe. Kuba Imana idukunda, ibyo biba atari amagambo gusa, ahubwo bikaba ari urukundo nyarwo. Muri Bibiliya harimo amagambo agaragaza urugomo. Ibi bintu tubitekerejeho gake, icyo gihe imitima yacu ishobora gutahura urukundo rw'Imana ruri muri Bibiliya. Mu gihe dutahuye umutima w'Imana, dusanga iz'uburyo turi abanyantege nke, dusanga iz'uburyo dushukwa na Satani. Imana yatekereje uburyo bwinshi cyane dushobora kugwa mu rwobo, tukagendera mu nzira zitari nziza. Uko niko nanjye natanga inzira nyinshi cyane kugira ngo uwo mwana azatekane kugeza igihe azahuye na se. Rero nta kindi kintu kindi ukeneye kumenya. Ukwiye kumenya umutima w'Imana. Ubwo Imana yavugaga amagambo, ese niki cyatumye yavuga? Ese kuki Imana yemera ko duca mu bintu ibi n'ibi? Mu gihe usoma Bibiliya ugakomeza kuyisoma kenshi cyane, ubasha kumenya neza ubusobanuro nyabwo bw'Imana. Rero ikintu abantu bakunze gutekereza mu buryo bworoshye cyane ni ubwo Imana yakizaga Abisirayeli ikabavana muri Egiputa, yabahaye amategeko 10. Mu mateka y'Abisirayeli bavuye muri Egiputa mu mwaka w'1491 mbere y'ivuka rya Yesu. Bageze rero mu kigobe cya Sinayi, aho naho hari umusozi wa Sinayi. Ubwo bari muri Egiputa, bari bafite amategeko ya Egiputa. Amategeko muri Egiputa aravuga ngo niba ubyaye umwana agomba kujugunywa mu mugezi. N'aya mategeko y'iyicarubozo. Rero mu itorero ryanjye hariho umupasiteri witwa Kim Samuel. Hashize umwaka umwe umugore wabyaye umwana. Ijoro rishize nyuma y'ifunguro twaricaye hasi dusangira icyayi, nuko azana umwana. N'abaturanyi banjye, njye mba mu igorofa rya kabiri, nabo mu igorofa rya kabiri. Akana kabo karekeze cyane. Rero Samuel yaje n'umufasha we, bombi bakunda umwana wabo cyane. Mu mwaka umwe umwana wabo agenda akura, aba mwiza cyane. Umwana w'uruhinja ameze nk'ururabyo, nta nubwo bagereranya n'indabyo z'iroza. None umubyeyi, se na nyina, ninde bigishije gukunda umwana wabo? Ninde wigishije umubyeyi kwitangira umwana we? Nta n'umwe wigeze abibigisha. Ariko se ndetse na nyina w'umwana bakunda umwana nk'ubuzima bwabo bwite. Mu kanya gato tukarebaga umwana, twese turishima cyane, twese twari tunezerewe. Sinzi impamvu ushobora kugira umwana mwiza nk'uwo ari umwe wenyine gusa. Niba utarageza imyaka 70, ukaba ufite umwana umwe wenyine gusa, ndakwinginze uzabyare n'undi wa kabiri. Niba wararengeje imyaka 70 byakugora. Mu mutima rero w'umuntu hari ibintu byinshi cyane by'Imana biba bikorekeramo. Kora ko umuntu yashutswe na Satani, akakira umutima wa Satani, nicyo cyatumye acanganyikirwa.
ariko iyo usomye bibiliya neza, iyo usomye bibiliya, iyo ukomeje gusoma bibiliya nanone kenshi ukagenda uyisubiramo, usanga ibibazo byose duhura nabyo biba byaravuye ku Mana. None Mana, kuki wemeye ko nca mu magorwa nk'aya? Mana, kuki wemeye ko nca mu byago nk'ibi? Ese kuki ngomba gusonza? Ese kuki ngomba kubaho ubuzima nk'ubu ngubu? Nubwo bidasobanurwa, ariko tubasha kubona umutima w'Imana kuri ibyo byose. Mubabara kubivuga, ariko muri mwaka wa 2020 inshuti zanjye nyinshi cyane usanga kubera ko zimaze gukura ntabwo ziba zibanye neza n'abana babo, usanga bafitanye ibibazo bitandukanye, ibibazo byinshi. Kuva navuka numva ko ubu ngubu ari cyo gihe nishimiye cyane kurenza ibindi. Ubu ngubu maze gukura, maze gusaza, mu gihe ndi kugenda kuri ariya maesikariye, kugeza ubu nta muntu urambwira ati paseri reka kugendera kuri ayo maesikariye. Ibyo mbishimira Imana cyane. Ku myaka yanjye kuba mba ndi hano ku ruhimbi, si abantu benshi bashobora kuba bakwigisha bakanabwiriza kenshi nk'uko mbikora. Ibyo mbishimira Imana cyane. Kera cyane nigeze kurwara igifu. Nkiri muto narwaye indwara y'umutima, nca mu byago byinshi cyane. Ubwo nakoraga imyitozo ikomeye ya gisirikare mu gice cy'aba Rangers, nibwo bwa mbere namenye ko umutima wanjye urwaye. Umunsi umwe bwo narimo kwiruka, najya kumva numva amaguru yanjye ntabasha kwimuka. Nikigera amenye neza yuko umutima wanjye urwaye. Ariko muri ibyo bihe mu gisirikare nkiri muto, mfite imyaka 22, nafashe ikiruhuko nukomererwa neza. Rero kuva mu myaka ya kera nkiri muto sinakundaga imikino ya siporo, imikino ya siporo ikomeye. Ariko ndengeje imyaka 50 nibwo byaje kugaragara ko umutima wanjye ufite ikibazo. Mu 1999 nari ngiye gupfa. Iki gihe natekereje rwose ko ndi bupfe. Iki gihe narebaje nese ko nzabasha kuba andi mezi 2 cyangwa 3. Muri icyo gihe mu 1999 twakoze camp ahantu hitwa Sonko Panfield. Nari ndyamye mu ihema ngiye gusinzira. Rero kuva ku cyicaro gikuru ukagera aho ahaberaga ahakorerwaga amasomo y'abana hari ibirometero 400. Rero narabaze ko ngo nahirutse inshuro 4 zose ngenda ku musenyi. Icyo gihe ntekereza ko nagenze ibirometero nka 4. Ubwo nabaraga nasanze nakoze amaturo 4. Ndibaza nese koko ibi birashoboka? Ubwo nabaraga nasanze narakoze amaturo 4. Naratangaye cyane. Bwa mbere ubwo nari ndyamye mu ihema ndi nyine gusa narasetse. Rwose nta ndwara y'umutima mfite. Nizeye ko namaze gukira. Buke bwaho natangiye kwiruka. Ikintu gitangaje nuko nabashije kwiruka. Rero naguze inkweto zorohereye nuko nzishyira mu gikapu cyanjye. Nigiye muri Afurika ndabyuka mu gitondo cya kare nkiruka. Mu Burusiya bafite ingoro y'ubwami nziza cyane. Buri gitondo narirukaga nkazenguruka inzu y'ibwami. Ubwo nazaga dejo nta igitaramo kirangiye,
hafi aho ngo hari ishuri ryisumbuye ry'abana n'abategarugori. Iryo shuri rifite ibiti byiza cyane by'ubwoko bwa pine. Hari ndetse n'ikibumbano cya Changi Sok. Rero naragenda ndavuga nti uraho Changi Sok. Nuko ndeba iki kibumbano, nuko niruka muri mbuga. Ni imbuga ifite uburebure bwa metero 400. Ubwo natangiraga kwiruka, ako kanya numvise mu mbavu hatangiye kundya, ndangije amatura 2, nuko sinakomeza kuba nakwiruka. Ariko nkomeza kwiruka mbona ndangije kilometero 1, kilometero 2, 3, 4, 5, 6. Ubwo nirukaga icyo gihe nahise ntutubikana, ngira ibyuya byinshi. Icyo gihe ujye kwiyuhagira wumva rwose ugaruye ubuyanje cyane. Rero umuganga mukuru mu itorero Juan yavuze ko ari njye ufite umutima umeze neza cyane mu itorero ryacu ryose. Imana yagiye imfasha mu bintu byose. Umwaka washize nararwaye. Najyaga muri Afurika kenshi nkagenda ngaruka, nuko ndwara umuriro, ngira umuriro mwinshi, numva ngize umunaniro. Rero abakuru mu itorero bagerageje kunjyana mu bitaro bya Samsung Hospital. Nuko mu bitaro bya Samsung Hospital baransuzuma, bavuga ko hemoglobine zanjye ari 148. Ibyo sinari narigeze mbyumva mu buzima bwanjye. Natekereje ko hemoglobine nziza zo ziri ku kigero cy'140. Ndibaza ndetse hari ubwo zijya ziba 148. Bivuze ko amaraso yanjye ameze neza. Muganga yagerageje kunshyira mu bitaro, ndavuga nti reka ntabwo najya mu bitaro. Nuko muganga arabyemera yuko ntakwiye kwirirwa njya mu bitaro. Mu gihe mbaho ubuzima bwanjye, nagiye numva nkaho Imana inshigatiye imfashe. Kuvuga ibintu nk'ibi ngibi rwose ntabwo byagira iherezo. Abanyeshuri hamwe ngo nzabe ngo ngeze imyaka 150, ubu ngubu nyigezemo hagati. Bishoboye nazabaho kugeza ku myaka 150. Muri minsi nabangiye kuryama mbashimira Imana. Iyo mbyutse mbashimira Imana. Mbashimira Imana iyo ndi kurya. Nshimira Imana iyo ndi gukina umupira. Iyo ndi kubwiriza ubutumwa bwiza mba nishimye, kubera ko impamvu nuko ijambo ry'Imana ari uko ryanditswe muri Bibiliya. Ubwo Imana yandikaga ibingibi yari izi intege nke zanjye, yari izi ibyo mbura, yari izi ububi bwanjye, yari izi amabi yanjye. Ibi ni igihe yabyandikiye. None niki kikwiye kudutera impungenge? Shimira Imana cyane. Mu gihe nasomaga Bibiliya, nasomye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere avuga ngo iki? Aravuga ngo kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Aya magambo ni amagambo meza cyane. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Ngo amategeko afite ishusho y'ibyiza bizaza, ngo amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo.
abantu benshi cyane uyu munsi wa none baboshywe n'amategeko, babana n'agahinda, barababaye cyane. Ariko aya magambo ndayakunda cyane, kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Ngo iki? Ngo amategeko ngo ni igicucu cy'ibyiza bizaza, ngo ariko ngo ntabwo afite ishusho yabyo ubwabyo. Uko niko ibyanditswe bivuga, sibyo? Uko niko Bibiliya ivuga. Kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Handitswe ko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Iyo witegereje amategeko akenshi uvuga yayandi 10. Itegeko rya mbere avuga ngo ntukagire indi mana yindi mu maso yanjye, ntukiremere ibigirwamana, ntukarahire izina ry'Imana mu binyoma cyangwa mu binyoma, urajya uzirikana umunsi w'isabato kandi ukomeze uweze. Aya yose ni amategeko yerekeranye n'Imana. Ubundi agakomeza avuga ngo ujye wubaha ababyeyi bawe, ntukice, ntukibe, ntugasambane n'ibindi n'ibindi, ntukabeshye, ntukifuze. Ibi ngibi byose bivuga imibanire ya hagati yawe na bagenzi bawe. Ubwo Imana yatangaga amategeko, mu kuva aravuga ngo ko nzabaha amategeko, amategeko yanjye nuyubahiriza, aravuga ngo nzabagira ubwoko bw'abatambyi. Ni mu kuva igice cya 19. Kuva igice cya 19 umurongo 5. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari yanjye. Kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Niwubahiriza amategeko neza, muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Yakomeje gusoma n'umurongo wa 11. Usomye umurongo wa 7 iravuga ngo Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Mu murongo wa 8 abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Baravuze bati, Mana, amategeko yose tuzayubahiriza. Iyo ukomeje gusoma hepfo gato, hari igitabo cyo gutegeka ku 2, gutegeka ku 2 igice cya 8. Umurongo wa 1. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yawe yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'icyo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Rero iyo ukomeje umurongo wa 15, ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yawe yose y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho.
uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima, hazavumwa igitenga cyawe n'ikiwuvugiramo, hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe, uzavumwa mu majya no mu maza. Ariko Abisirayeli basubije Imana barayibwira ngo tuzayubahiriza yose. Nyamara nta muntu n'umwe washoboye kubahiriza amategeko yose. Ikintu gitangaje rero cya Bibiliya ni uko ubwo Abisirayeli bari muri Egiputa bajyaga bakurikiza amategeko muri Egiputa, Imana yabaye amategeko irababwira ngo nimuyubahiriza muzabona umugisha, nimuyica muzavumwa. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe wigeze abasha kubahiriza amategeko. Ubwo Imana bahaga amategeko, ese utekereza ko yari izi ko bazayubahiriza cyangwa ntiyari izi ko bazayubahiriza? Imana yari izi yuko tutabasha kuyubahiriza. Mu gihe usoma Bibiliya witonze, hari ikintu kimwe usanga gitangaje. Ubwo Mose yazamukaga umusozi wa Sinayi, Imana yamuhaye amategeko 10. Imana yanditse ku bisate by'amabuye amategeko 10 ikoresheje urutoki rwayo. Nibyo koko Imana nicyo yakoze. Imana yaduhaye ayo mategeko. Imana ntabwo yapfuye kuduha amategeko 10 gusa. Imana yeretse Mose igishushanyo cy'ihema ryo mu ijuru. Irangije aramubwira iti, ririya hema ryo mu ijuru nkweretse, uzagende uryubake ku isi ariko ari ritoya. Irangije aramubwira iti, nimuzajya mukora icyaha, muzajye mujyayo mwice intama kugira ngo ibyaha byanyu bibabarirwe. None reka mbabaze, Abisirayeli babwiye Imana ko bashobora kubahiriza amategeko yose. None niba Abisirayeli barubahirije amategeko yose, ese Imana yari gukenera kwirirwa ibaha aho gutambira ibitambo mu gihe bacumuye? Oya. Imana irimo kubigisha uburyo bazajya batamba ibitambo by'ibyaha mu gihe bacumuye kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe. Bivuze ko Imana yari izi neza ko bazakora ibyaha, ko bazica amategeko. Ese utekereza ko Imana yari iteze kuba kubahiriza amategeko? Reka da, ntiyari ibyiteze. Reka da. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 Imana iravuga ngo nimuyubahiriza yose nzabaha umugisha. None iyo bavuga bati Imana ntabwo twabasha kuyubahiriza, ntitubishoboye, uko niko bagomba kuvuga. Ariko se bavuze ngo iki? Baravuze ngo tuzayubahiriza yose, kandi bageragezaga kuyubahiriza yose. Imana ntiyari yiteze ko Abisirayeli bakubahiriza amategeko. Icyatumye baha amategeko, amategeko yari igishusho cy'ibyiza bizaza, ariko ntiyari afite ishusho yabyo ubwayo. Nta muntu n'umwe wabasha gusobanurira ibyanditswe. Amategeko ni igishusho cy'ibyiza bizaza, ariko ntafite ishusho yabyo ubwayo. Amategeko si yo shusho yabyo ubwabyo. Mwabantu mwahana ikintu cy'ingenzi ni uko, reka tukivugeho icyo kintu. Amategeko kuba ari igishusho cy'ibyiza bizaza bishatse kuvuga iki? Mu mategeko hari ikintu cyitwa isabato. None isabato ni iki? Ni itegeko rya 4.
haravuga ngo urajya wubahiriza umunsi w'isabato, ngo ujye ukora imirimo yawe yose mu minsi 6, ariko ku munsi wa 7 ni isabato y'Uwiteka, ntukagira umurimo ukoraho. Ari umugaragu wawe, umuja wawe, umushyitsi wawe, ntihakagire umuntu ukoraho umurimo. Bivuga ngo ntukagira umurimo ukoraho. Ngo ryari? Aravuga ngo ku munsi w'isabato. None umunsi w'isabato ni ryari? Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, nuko iruhuka ku munsi wa 7. Umunsi w'isabato rero no guhera kwa 5 nimugoroba izuba rirenze kugeza kwa 6 nimugoroba izuba rirenze. Ngo ntukagire umurimo ukora ku munsi w'isabato. Yaba umuja wawe, yaba umugaragu wawe, yaba umushyitsi wawe, ntihakagire umuntu n'umwe ugira umurimo ukoraho. Kora ko Imana yakoze iminsi 6 irema isi n'ijuru, irangije iruhuka ku munsi wa 7. Rero mu Bisirayeli habaga harimo abagaragu muri bo, bajyaga bikorera imizigo baremereye, bakazamuka umusozi, bata rwose kiraremereye cyane, umurimo uragoye. Byagera ku wa 5 nimugoroba, babonaga izuba rirengeye ku misozi, bati dore izuba riri kurenga vuba cyane, umunsi w'isabato urabugeze. Ku munsi w'isabato nshobora gushyira hasi umuzigo. Babaga bikoreye imizigo ibaremereye cyane. Nuko izuba rikarenga rikagenda. Icyo gihe bahitaga barekura ya mizigo yabo yose. Siko bimeze? Nubwo barekuraga imizigo yabo yose, nta muntu washobora kugira icyo babwira kubera ko yabaga ari umunsi w'isabato. Murabyumva? Ku banditse ngo amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza, bishatse kuvuga iki? Ubusobanuro nyabwo bw'umunsi w'isabato ni ukuba Yesu yaraje akavuga ngo iki? Yesu yaravuze ati umwana w'umuntu niwe mwami w'isabato. Yesu niwe mwami w'isabato. Mu gihe hageze umunsi w'isabato, wowe wemerewe kurekura imizigo yawe yose. Uwo munsi w'isabato ushushanya Yesu ariwe mwami w'isabato. None muzi icyo Yesu yavuze? Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mu isezerano rishya uko niko Yesu yavuze. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ibyo ni ndabivuze mu isezerano rya kera. N'umunsi w'isabato nawo wavuze ibyo ngibyo, ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Siko bimeze? Ninde uduha ikiruhuko? Umunsi w'isabato waduhaga ikiruhuko. Ku munsi w'isabato umutwaro wose wabaga wikoreye, kuri uwo munsi wagombaga kuwurekura. Ubusobanuro nyabwo bw'umunsi w'isabato muri Bibiliya burya byashushanyaga Yesu. Yesu aratubwiye twese ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nkuko twarekuraga imitwaro yose ku munsi w'isabato, uramusuje ugasanga Yesu. Turekura imitwaro y'ibyaha byacu byose. Amen. Mwese amen.
icyo nicyo isabato yasobanuraga. Reka tubumbure mu rwandiko rw'abakolosayi, abakolosayi ibice 2, Abefeso, Abafilipi, abakolosayi ibice 2 umurongo 13. Abakolosayi ibice 2 umurongo 16. Reka dusome umurongo wa 16 na 17. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza ku bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa ku bw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. Umurongo 17, kuko ibyo ari igicucu kibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Umurongo wa 16 turavuga ngo, nuko rero ntihakagire ubacira urubanza ku bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa ku bw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. Ibyo ni iki? Umurongo wa 17, kuko ibyo ari igicucu kibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Nkuko ku munsi w'isabato wagombaga kurekura imizigo yawe yose, uko ni nako iyo uhuye na Yesu ubasha kubohoka imitwaro yawe y'icyaha. Ubwo nibwo busobanuro nyabwo bw'isabato. Amen, amen. Niyo mpamvu umunsi w'isabato ari igicucu kibizaba. Kuri ubu ngubu bagomba kuruhuka ku munsi w'isabato, ariko mu gihe kizaza umuntu witwa Yesu azaza, naza azababohora imitwaro yose y'ibyaha, azabaha umudendezo, azabaha ikiruhuko cy'ukuri. Amen, amen. Ubusobanuro bw'ukuri nuko usanga Yesu ukabasha kubohoka imitwaro yawe yose y'ibyaha, icyo gihe ukaruhuka mu mahoro. Rero isabato yashyizweho kugira ngo itwigishe ibyo ngibyo. Bibiliya iravuga ngo, Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi 6, irangije iruhuka ku munsi wa 7. Ese ni ukubera ko yari inaniwe cyane mu minsi 6 byatumye iruhuka ku munsi wa 7? Oya. Muzi icyatumye Imana iruhuka ku munsi wa 7? Yari imaze kurangiza ibintu byose, nicyo cyatumye iruhuka. Yesu yapfuye ku musaraba, imirimo ye yose irarangira. Amen. Imirimo yose yo kweza ibyaha byacu yari irangiye. Uramusomenya ubusobanuro nyabwo bw'isabato? Ntabwo icyo usabwa ari ukugerageza kudakora ku munsi w'isabato, ahubwo ugomba kuvuga uti ibyaha byanjye byose byarogejwe. Haleluya. Nta wundi murimo w'icyaha ugisigaye ukundi. Yesu yari yakoze yose. Ubusobanuro bw'ukuri bw'isabato ni icyo ngicyo. Niyo mpamvu handitswe ngo, ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko kadafite ishusho yabyo ubwabyo. Niyo mpamvu mu gitabo cy'abakolosayi havuga ngo, ntihakagire ubacira urubanza ku bw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa ku bw'iminsi mikuru cyangwa kuziriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibyiza bizaza, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Yesu Kristo azaza kandi azatubohora ibyaha. Rero muzabona ikiruhuko nyakuri mu byaha
niyo mpamvu imana yashyizeho ikiruhuko ariyo sabato mbere y'igihe. ariko abantu benshi mu gihe basoma bibiliya bahora bagerageza cyane bati tugomba kubahiriza isabato. nyamara ibyo byadusobanuriraga ko ubwo Yesu azaba aje azaduha ikiruhuko nyacyo cy'ibyaha byacu. abantu batazi ibi ngibi bagerageza cyane kubahiriza umunsi w'isabato, kandi amategeko si ibyo avuga gusa, hari ibintu byinshi amategeko avuga kwica ihene n'intama kugira ngo bitambeho ibitambo. mu isezerano rya kera mu bantu b'ibice bine havuga ku bitambo by'icyaha. habagaho ubwoko bune bw'ibitambo. igitambo cya mbere ni igihe umutambyi yabaga afite icyaha, cyangwa icya kabiri mu gihe umutware afite icyaha, icya gatatu ni igihe iteraniro ryose rifite icyaha, hanyuma igitambo cya kane ni igihe umuntu w'umuboroheje akoze icyaha. habisobanura mu buryo burambuye uburyo bakiraga imbabazi. mu Balewi ibice bine ugendeye ku mategeko y'ibitambo, abantu bajyaga baza bakica ihene ndetse n'ibimasa kugira ngo bakire imbabazi y'icyaha. rero haranditswe ngo ko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. mu mategeko rero kwica intama ndetse n'ibitambo kugira ngo bitambeho igitambo cy'ibyaha, ibyo bintu byababariraga ibyaha byacu, ariko ibyo byose byari igicucu cy'ibyiza bizaza. byari igicucu cy'uko Yesu Kristo azaza muri iyi si, kandi mu gihe azaba apfuye ku musaraba apfira ibyaha byacu, kugira ngo atubabarire ibyaha byacu. ibyo byose byari igicucu cyo kutwereka icyo ngicyo. mu mategeko mu gihe ukoze icyaha wagombaga kwitwaza umwana w'intama, intama idafite inenge, ni ukarambika ibiganza byawe mu ruhanga rw'iyo ntama. mu Balewi igice cya kane umurongo 24-28 icyo nicyo batubwira mu gihe turimo kwiga ibijyanye n'ibitambo by'icyaha muri bibiliya. nagize amatsiko cyane kugira ngo menye kurambika ibiganza mu ruhanga rw'ihene icyo bijyaga bisobanura. turambika ibiganza mu gihe turimo kwimika abapasiteri cyangwa se abayobozi mu itorero, cyangwa se ukarambura ibiganza mu gihe usengera abarwayi. ariko se kurambura ibiganza mu ruhanga rw'intama, ese uba urimo kwimika intama ngo ibe umupasiteri, cyangwa se uba wimika intama ngo ibe umuyobozi mu itorero? ese urambika ibiganza mu ruhanga rw'intama kugira ngo ukize indwara? sinarizi impamvu iyo ntama igomba kurambikwaho ibiganza. ndamaze amezi 3 mbishakashaka kuko ntari nzi ubusobanuro bwabyo. gusa ikintu gitangaje ni uko ibibazo byose bisubizwa muri bibiliya. hari icyo mu Balewi ibice bine hatubwira, ariko ibice bike nyuma yaho mu Balewi igice cya 16, Abalewi igice cya 16 umurongo 21 haduha igisubizo. Abalewi igice cya 16 umurongo wa 21 aravuga ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene ngo yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli n'ibyaha byose bakoze. ibyabakoze byose bishyire mu ruhanga rw'iyo hene. ibyo byaha byose bishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayihe umuntu witeguriye ngo ayijyane mu butayu. hariho ihene z'ubwoko bubiri. rero ihene imwe yabaga ari gutangwaho impongano, indi hene yabaga ari ihene yo koherwa.
ihene mwarambikaga ibiganza mu ruhanga rwayo ugashyira ibyaha mu ruhanga rwayo, nuko ya hene ikoherezwa mu butayu ahantu hadatuwe. Ibyo byashushanyaga Yesu Kristo agomba kwikorera ibyaha byacu. Indi hene nayo bayirambikaga ibiganza mu ruhanga, nuko bakayica, bagatuma imena amaraso ndetse igapfa. Mu isezerano rya kera havuga uburyo ihene ndetse n'intama byicwaga kugira ngo bibashe kwikorera ibyaha byacu, bityo tubabarirwe ibyaha byacu. Ibintu byose byari byaranditswe mu mategeko. Amategeko anavuga ibijyanye n'imibanire hagati yacu na bagenzi bacu, ngo ujye ubaha ababyeyi bawe, ntukibe, ntugasambane, ntukibe, ntukice, ntukarege ibinyoma, ntukifuze. Ibyo ni ibijyanye n'imibanire hagati yawe n'abandi. Ibi byombi ni igicucu cy'ukuntu Yesu yagombaga kuzaza akikorera ibyaha byacu. Muri iyi minsi abantu iyo bashatse bagakora ubukwe ibi ntibakibikora, ariko nkiri muto ubwo abantu bashakaga habaga hari umuhuza cyangwa se umuranga. Umuranga niwe wateguraga ubukwe, yazanaga ifoto y'umwari akayishyira umusore wagomba kumushaka, amubwira ati itegereze ifoto ye, urabona ukuntu ari mwiza. Nuko wa muranga agategura ubukwe bwabo, bigatuma umusore ashakana n'uwo mukobwa. Muri iyi minsi umusore n'inkumi bahurira ku muhanda, bityo bagateretana, hanyuma bagakundana, nyuma y'igihe bakazashakana. Ariko kera habaga hari umuranga. Igihe kimwe umuranga yazanye ifoto y'umwari yari mwiza cyane, nuko wa muranga aravuga ati, uyu mugore ni mwiza cyane, ariko atuye kure cyane. Kure cyane sinabasha kujya ngo umusangeyo. Nuko bagashakana. Icyo gihe habe no na mbere yo guhura, na mbere yo guteretana, barumvikanaga bagashakana. Rero ko barashakanye, kuvuga ko yari atuye kure cyane byaga bisobanuye ko ari impumyi atabona. Nuko wa musore arasakuza cyane, ariruba ati, se kuki wampuje n'umukobwa utabona? Muzi icyo wa muranga yavuze? Ati, narabikubwiye ko ari kure cyane, none wavuze ko wazajyayo ko wamusanga, ko nta kibazo. Rero hari inkuru ivuga ukuntu baje guhuza abantu muri ubwo buryo nk'ubwo. Rero habaga hari umuhuza cyangwa se umuranga wateguraga ubwo bukwe. Uko niko hagati yacu n'Imana. Kugira ngo Imana idusobanurire ibyiza bizaza, ari byo Yesu Kristo, mu gihe Yesu azaba aje. Icyo gihe tuzatura hasi imitwaro yose y'ibyaha byacu. Yesu naza, ibyaha byacu byose azabitubabarira. Mu gihe umuranga atashoboraga kuzana umugeni nyirizina, yazanaga ifoto ye akaba ariyo kwereka. Nk'uko umuranga yabikubwiraga ngo Yesu naza azakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Rero umusore bagatarabona mu maso h'umugeni we, abatarahura nawe, ariko bakamwereka ku ifoto.
wa musore yarebaga ifoto kugeza ryari? mbere yuko ahura n'umugeni we yahoraga areba ifoto akavuga ko amukumbuye. ariko nyamara ifoto si yabaga ari uwe muntu nyirizina, yabaga ari ifoto y'umuntu gusa. yaravuga ati rwose mugeni wanjye uri mwiza cyane, uri mwiza cyane. ariko mu gihe abaga amaze gushaka by'ukuri, mu gihe abaga amaze guhura n'umugeni we, ntiyakomeza kureba ku ifoto kundi, ahubwo yarebaga ku muntu nyirizina. murabyumva rero? mbere yo guhura na Yesu, Yesu azatubura amategeko yose, azaduha ikiruhuko, azatubabarira ibyaha byacu. rero kugira ngo atwereze icyo gishushanyo mbere y'igihe, yaduhaye amategeko y'ibitambo, aduha amategeko y'isabato ndetse n'andi mategeko yose nk'ayo. ariko nyuma yo kuza mu isezerano rishya tukibonera Yesu, intego y'amategeko yabaga ari imwe yonyine gusa, ni ukutwigisha ko Yesu azaza akatubora ibyaha byacu, ko azatubabarira ibyaha byacu byose. byara kugira ngo atwereke yuko ibya kera byari igicucu cy'ibyiza bizaza. murabyumva? amategeko abaga yanditse ku bisate by'amabuye, muzi icyo bayakoreshaga? bayashyize mu isanduku, barangiza bagatwikirizaho, nuko marayika akarambura amababa ye kugira ngo atwikire ya sanduku, kugira ngo utazigera ureba kuri amategeko, ahubwo ureba kuri Kristo. icyo nicyo bishatse kuvuga. murabyumva? ariko igihe kimwe Abisirayeli baje gutakaza isanduku, barayibanyaga. nyuma y'uko isanduku igarutse, icyo gihe bapfunduye barebamo abantu bagera ku 4,750 biyabesha Gileyadi, bose barapfa. Imana yavuze ngo ntimuzigere mupfundura isanduku ngo murebe kuri amategeko 10. ariko abantu bahora bayasoma nanone igihe cyose. hari abantu igihe cyose bari basubiramo amategeko 10 mu gihe cy'amateraniro yabo ku cyumweru. ibyo ngibyo Imana birayishavuze cyane iyo ibibona, kubera ko ishusho nyayo kuri Yesu Kristo amaze kuza, kubera ko umuntu nyirizina Yesu Kristo yaraje amena amaraso yo kubw'ibyaha byacu. tugomba guhanga amaso Yesu amaze kutubarira ibyaha byacu. ariko iyo abantu bakomeza kora ku mategeko, imitima yabo ibishaka gukomeza gutamba ibitambo no kwicana n'intama. ese ninde muntu urongora ifoto y'umugore mwiza? nta n'umwe, kubera ko abantu barongora umugeni nyirizina wamaze kuza. Yesu nyirizina yamaze kuza, yamaze kutubarira ibyaha byacu. kandi kwizera Yesu neza si ugutanga amaturo menshi, si ukubahiriza amategeko neza, si ukubahiriza isabato neza, ahubwo ni ugusobanukirwa ubusobanuro nyabwo bw'isabato. handitswe ko ibyo byose ari igishusho cy'ibyiza bizaza, ariko ko umubiri wabyo ufitwe na Yesu Kristo. umunsi w'isabato rero washushanyaga Yesu Kristo. Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi 6, nuko ku munsi wa 7 iraruhuka. Imana imaze kurema ijuru n'isi, si uko yari irambiwe cyangwa se yari irushye. yaruhutse kubera ko yari irangije kurema isi n'ijuru n'ibikenewe byose. bivuze ko Imana yari irangije ibintu byose. yarangije kutubabarira ibyaha byacu,
yarangije kweza ibyaha byacu, yarangije kutweza, yarangije kutugira abakiranutsi, yarangije kugira abakiranutsi ku musaraba. Niyo mpamvu kwizera ko uri umukiranutsi, ko uri uwera, ubwo nibwo buryo bwiza bwo kwizera Yesu. Turimo kuvuga kuri Yohana igice cy'umunani ku mugore afashwe asambana. Abafarisayo n'abanditsi bakurubanye umugore afashwe asambana, baravuga bati Yesu uyu mugore bamufashe asambana. Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye y'abakozi batyo. None databuje we n'icyo ubivugaho? Imana yahaye Abisirayeli amategeko, baravuga ngo bazayubahiriza yose. Ubwo yabahaga amategeko, Imana yari ibizi neza. Imana yari izi neza ko Abisirayeli batazabasha kubahiriza amategeko. Igihe cyose ubwo amategeko yazanwaga, ntabwo yarabereyeho kugira ngo abantu bazayubahirize bityo babone umugisha. Abantu benshi batekereza ko bakeneye kubahiriza amategeko kugira ngo bahabwe umugisha nayo, ariko nyamara kubahiriza amategeko bagahabwa umugisha, nta muntu n'umwe wabibasha. Amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza. Kandi rero kumenya ukuri nk'uko wagombaga gushyira hasi imizigo yawe yose wikoreye ku munsi w'isabato, byushanya uburyo wagomba gushyira hasi imitwaro yawe y'ibyaha. Amen mwese. Abatubwira ko tugomba kwizera ko Yesu Kristo ku musaraba yatwejeje kandi akatubabarira ibyaha byacu byose. Nyamara insengero nyinshi cyane uyu munsi bazi ko wakira imbabazi z'ibyaha kubwo kwizera Yesu, ariko insengero nyinshi nubwo Yesu yabambwe baravuga ngo turakira abanyabyaha. Ubwo bivuze ko Yesu yatsinzwe ku musaraba, yapfuye ku musaraba tubabarira ibyaha byacu, ariko turamutse tuvuze ko turi abanyabyaha, ibyo byabara kwita umusaraba wa Yesu Kristo ko watsinzwe. Yesu yabambiwe ibyaha byacu kandi ntiyatsinzwe, ahubwo yogeje ibyaha byacu byose mu buryo butunganye. Amen rwose zirumvikana buke cyane. Iki ni kigiye mukeneye kuvuga amen by'ukuri. Ese ndi kubahatira kubivuga? Amen. Yarabyegeje byose mu buryo butunganye. None ubuzima bw'umwuka ni iki? Suko nkwiye kugerageza cyane nkahatana kugira ngo nubahirize amategeko. Igihe cy'amategeko cyamaze kurangira, kubabarira ibyaha byacu byararangiye. Umusaraba wa Yesu wabarira ibyaha byacu iteka ryose. Kugira ngo tutazongera kureba ku mategeko yatwikirijeho igitwikirizo. Nuko abamarayika baramburaho amababa yabo kugira ngo utazongera kubona kuri amategeko. Ayo mategeko icyo agoreshaga n'umuvumo. Amategeko amaze gutangwa yashyizwe mu isanduku ntiyongera gupfundurwa. Ariko abantu biyabeshi Gileyadi baje kuyapfundura. Nuko abantu bagera ku bihumbi 50 na 700 bose barapfa. Bose baravumwe. Ntukongere kura ku mategeko kundi. Icyo amategeko avuga nuko twayahawe nk'igicucu cy'ibiza bizaza, igicucu cya Yesu.
yari igicucu cya Yesu. Nk'uko mu mategeko agomba kwica ihene ndetse n'intama kugira ngo babarirwe ibyaha byawe, uko nako hatwereka uburyo Yesu Kristo agombaga gupfa ku musaraba apfira ibyaha byacu. Hari ikindi cyanditswe kibidusobanurira neza. Murabizi neza ko pastor ari umuntu usoma Bibiliya agatahura ibi byose kugira ngo abyigishe abayoboke be. Ni muri Yeremiya igice cya 31 umurongo 31 hatubwira amagambo ahambaye cyane. Reka tubasomere rimwe twese. Yeremiya igice cya 31 umurongo 31. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Reka dusome n'umurongo 32. Ridakurikije isezerano nasezeranye nabo n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, ni ko Uwiteka avuga. Ngo ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, rya sezerano ryanjye Imana ivuga yabahaye ubwo bavugana mu gihugu cya Egiputa ryari isezerano ry'amategeko, ariko irabwira ko izaba hari irindi sezerano rindi. Umurongo wa 33. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni ku Uwiteka avuga ngo, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Isezerano rya mbere ryanditswe ku bisate by'amabuye nuko rishyirwa mu isanduku. Isezerano rya kabiri ntabwo ryanditswe ku bisate by'amabuye, ryo ngo ryanditswe mu mitima yacu. None ryanditswe muri te? Reka nze mbabaze mwese, ese ufite ibyaha cyangwa ntabyo? Ese mufite ibyaha? Urabifite? Oya. Kubera iki? Yesu arabibabariye. None ayo mategeko Imana yanditse mu mitima yanyu, mu mitima y'ababyizera. Iyo wize neza ko umusaraba wa Yesu wababarira ibyaha byawe, ni iki kiba cyanditswe ku mutima wawe? Aya magambo yanditswemo ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Niyo mpamvu abakijijwe, si amategeko 10 yanditswe mu mitima yabo. Kuba amaraso ya Yesu yarababariye ibyaha byabo, uko niko kuri kwanditswe ku mitima yabo. Amen. Niki cyanditswe ku mutima wawe? Oh mwami, ndacyari umunyacyaha, mbabarira mwami. Ese niki cyanditsweho? Oya, sibyo. Niki cyanditswe ku mutima wawe? Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ese ufite umutima muri wowe? Iryo niryo tandukaniro hagati y'abantu bavutse ubwa kabiri n'abataravuka ubwa kabiri. Abataravuka ubwa kabiri, nubwo Yesu yapfuye ku musaraba, bakomeza kuvuga ngo ndi umunyacyaha. Ku rundi ruhande, abavutse ubwa kabiri bo ntibavuga batyo. Baravuga bati ni koko nakoze ibyaha, ariko Yesu yapfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byanjye byose byarababariwe. Ariko hanga muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31 haranditswe ngo, dore iminsi izaza ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Isezerano rya mbere ry'amategeko ryamaze kwicwa. Binyuze muri iryo sezerano nicyo twabona, nta kindi n'umuvumo gusa.
ariko Yesu yikoreye umuvumo twagomba kuzakira, nuko aratweza. Bityo rero Imana yashyizeho isezerano rishya. Mu gice cya 31 umurongo 33. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni Uwiteka avuga ngo, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Mu mitima y'abantu bizera Yesu, ibi ni byo bintu byanditswe mu mutima wawe. Ngo naracumuye, ariko ibyaha byanjye byose byogejwe ku musaraba byera nk'urubura. Ibyo mu gihe byanditswe mu mutima wawe uba uri umuntu w'Imana. Ariko mu gihe ukomeza kuvuga uti Imana reka ndi umunyacyaha, umuntu nk'uwo ntacyo aba ahuriyeho n'ibigibi. Reka dusome n'umurongo 34. Kandi ntibagishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese ubava inda imwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose, ni ko Uwiteka avuga, kuko nzababarira gukenanirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Imana yambabariye ibyaha byanjye. Imana ntizibuka ibyaha byanjye ukundi. Abizera ibi ngibi, ikintu kibabaje cyane ni uko abakristo benshi cyane uyu munsi, ikintu kibabaje ni uko ibi byanditswe ntabyo bazi. Nubwo bajya mu rusengero bavuga ko ari abanyabyaha, nubwo ibyaha byabo byababariwe ku musaraba, ariko bavuga ko ari abanyabyaha. Iki ni kimwe mu bintu bishengura umutima w'Imana cyane kurenza ibindi. Ukurungu Imana iravuga iti, itegeko rya mbere wahanwaga bitewe n'uburyo witwaye, niba witwaye neza cyangwa witwaye nabi. Ariko mu itegeko rya kabiri, Imana yarizi neza ko tutabasha gukora neza. Twagombaga kuzahanwa bitewe n'icyo Imana yakoze. Ariko Imana yohereje umwana wa Yesu, yoza ibyaha byacu byose abyeza nk'urubura. None icyo nicyo twizera. Niyo mpamvu amategeko ya mbere yatugize twese abanyabyaha. Niyo mpamvu itegeko ryabaye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ku rundi ruhande, itegeko rya kabiri ryari itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Bivuze ko bw'amaraso ya Yesu ibyaha byacu byose byababariwe. Abantu bakiri mu mategeko bavuga ko ari abanyabyaha, ariko mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo twarabohotse. Mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo ku bw'amaraso ya Yesu twarogejwe, twizera ko twejejwe kandi ko twatunganijwe. Uyu mugore afashwe asambana, yari yasambanye, aramusashira urubanza yagendeye ku mategeko ya Mose, yagombaga guterwa amabuye. None Imana yavuze ngo dore iminsi izaza ubwo nzasezerana isezerano rishya, kugira ngo Imana ikize uyu mugore. Amategeko ye ntabwo ashobora gukiza uyu mugore. Yesu yanditse isezerano rishya hasi ku butaka. Isezerano rya mbere Imana ryanditse ku bisate by'amabuye. Itegeko rya kabiri Yesu yaryanditse hasi n'urutoki rwe. Kuba yaryanditse hasi bivuze ko yaryanditse ku nsika z'imitima yacu, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo.
kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Aha ni muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 34. Ni ku Uwiteka avuga. Mu itegeko rya mbere wagombaga gufatwa kandi ugahanwa bitewe n'ibyo wakoze, ariko iryo tegeko abantu bararyishe. Ariko mu itegeko rya kabiri dufatwa bitewe n'icyo Imana yakoze. Imana yohereje Yesu nuko atubabarira ibyaha byacu byose. Irangije iravuga iti, kuko nzababarira gukenerwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Rero iryo tegeko Yesu yaryanditse hasi ku butaka akoresheje urutoki rwe. Mbere yaho itegeko niryo ryajyaga ritugenga, ariko mu gihe Yesu aducira urubanza yagendeye ku isezerano rishyandikishije urutoki rwe, ati kuko nzababarira gukenerwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi, ni ku Uwiteka avuga. Aya magambo tuyafite ku mitima yacu. Kadusenge. Mana Data, turagushimye. Tugushimiye ko binyuze ku musaraba wa Yesu Kristo ibyaha byacu byabariwe. Mana uri muzima, uri hagati yacu. Tugushimiye ko waduhindukiye byose. Ikintu gitangaje nuko mu binyuze mu buntu bwawe Nyagasani twashoboye gutahura ubutumwa bwiza bw'igiciro kandi tubohoka ibyaha byacu. Tugushimiye kuri kudufasha kugira ngo tubisakaze mu isi yose. Hari abantu benshi bakiboheye mu byaha ndetse n'akababaro. Turagusabye ubagirire ubuntu kugira ngo bakire imbabazi z'icyaha. Duha umugisha binyuze muri kampu kugira ngo abantu benshi bakire imbabazi z'ibyaha. Dusinze twize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwese.